Ndagusuhuje wowe wakoze subscribe kuri GT TV Show. Uyu munsi tugiye kugaruka kuri filime nyarwanda zikunzwe kurebwa ndetse ziri kurebwa iki cyumweru kurusha ahandi hirya no hino mu gihugu ndetse no muri Afurika y'Iburasirazuba, aho babasha kumva ikinyarwanda hose ndetse no hirya no hino ku migabane itandukanye. Ni filime ziri guhitinga, ziri ku rwego mpuzamahanga mu Rwanda, zifite amashusho meza, ziri guca impaka ku muri sinema nyarwanda ko imaze gutera imbere. Ni filime zirebwa ku ruhando mpuzamahanga ndetse zikomeje kwigaragaza nka filime zirenze cyane mu Rwanda. Ni filime zikomeje kugaragaza itandukaniro uyu munsi mu miziki nyarwanda ndetse muri sinema nyarwanda. Ni filime buri wese areba akongera akareba, ukareba ukongera ukareba ndetse ukifuza kongera kuyisangiza n'abandi. Ni filime zikorwa n'abahanga batandukanye harimo nka Niyitegeka Graciane, Niyonshuti Yannick, Nyambo, Mugisha Emmanuel, Bamenya n'izindi zitandukanye, Noella n'izindi filime zitandukanye zikunzwe cyane hirya no hino mu Rwanda, ndetse bigaragara ko ari izo filime zirebwa nk'uko tubikesha ibinyamakuru bitandukanye hirya no hino mu Rwanda ndetse n'ibyandikwa ku mbuga nkoranyambaga n'abakunzi babo zitandukanye ku mbuga zabo nka Instagram, YouTube, Facebook, TikTok n'ahandi. Ndetse turaza kukubwira n'abahanzi n'abasitari 10 bakina muri filime nyarwanda kugeza uyu munsi bari gukurikirwa cyane kurusha abandi. Harimo ntuze gucikwa n'iki kiganiro. Ku mwanya wa 8 urahasanga filime Inkuru. Ni filime ya umugabo w'umuhanzi ndetse akaba n'umunyamuziki Tonalite wamenyekanye cyane mu ndirimbo zitandukanye hano mu Rwanda, gusa akaba yarinjiye no muri sinema dore ko abagabo nta hantu badashakira amafaranga. Mu minsi yashize yagaragaje ifoto imeze nkaho yaba afite ikibazo cy'ubumuga bwo mu mutwe, ariko byaje kugaragara nyuma ko ari filime yari kugaragaza abantu ari kugenda yiduteguza yitwa Inkuru series. Ni filime umuntu areba akongera akareba kuko ikubiyemo ubuzima butandukanye ndetse ni filime ubona ko izagera kure nikomeza nidahagarara. Ku mwanya wa 7 tuhasanga filime Family Issues. Ni filime ya Noella ica kuri Noella TV. Ni filime ikunzwe cyane igaragaza ibibazo bitandukanye bica mu miryango, ndetse ni filime ifite amashusho meza. Ni filime wareba ukongera ukareba, irakunzwe ku rwego abantu bose abakuru n'abato bayisangamo ndetse n'abana kuko hagiye hakinamo ingeri zose. Rero iyi filime iri muri filime nazo ziri kurebwa cyane mu Rwanda kugeza uyu munsi. Ku mwanya wa 6 tuhasanga filime Icyaremwe Gishya. Ni filime nshyashya iri gusohoka ubu ngubu. Mugisha cyangwa se Clapton Kibonke yasohoye, ni umwe mu bantu bamaze igihe kinini cyane basohora filime yitwa Umuturanyi, nayo ikunzwe mu Rwanda. Mugisha Clapton Kibonke amenyekanye muri filime zitandukanye nka Seburikoko n'izindi zitandukanye. Mugisha Clapton Kibonke rero akaba yasohoye indi filime yitwa Icyaremwe Gishya, ari filime iri kugenda ikundwa hirya no hino mu Rwanda ndetse ikomeje kugenda ihitinga ku rwego rw'u Rwanda. Iyi filime ikunzwe n'abantu ndetse igeze kuri episode ya 2 kugeza uyu munsi, ikaba imaze gusohoka. Rero ni filime abantu bamaze gukunda cyane kuko buri wese ayifitiye amatsiko y'ukuntu izagenda. Abantu benshi bavuga ko ishobora no kuzakundwa kuruta ukuntu Umuturanyi wakunzwe cyangwa se Mugisha na Rusine, dore ko Icyaremwe Gishya ari filime y'umugabo wasohoye watumye tumenya umugabo w'umunyarwenya cyane Mugisha na Rusine. Mugisha na Rusine ari filime nayo bari bafite bakinaga, gusa nyuma baza kwihagarika dore ko yasize kugeza uyu munsi Rusine akijijwe na content y'ubusinzi yari afite muri Mugisha na Rusine. Kugeza uyu munsi akaba ari we muhanzi ndetse akaba n'umunyamakuru mu bintu bigendanye na comedy uhagaze neza mu Rwanda kurusha abandi. Mu minsi iri imbere tuzanakora urutonde rw'abakomediye bakunzwe kurusha abandi mu Rwanda. Urakeka ahubwo ari nde uzaza ku mwanya wa mbere? Dusharinge igitekerezo cyawe muri comment. Ku mwanya wa 5 tuhasanga filime yitwa Bamenya series. Iyi ni filime y'uruhererekane imaze imyaka irenga 6 ikinwa hano mu Rwanda. Ni filime yubatse izina nk'Abamenya ndetse bafite n'imyenda bagurisha ifite Bamenya, ifite akarango ka Bakame, ndetse iyi myenda igurishwa hirya no hino dore ko uwifuza full package aba ari 50,000 bakayikugezaho aho uri hose hirya no hino mu gihugu. Bamenya ni filime ikunzwe cyane igaragaramo abasitari batandukanye nka Kanimba, Soleil n'abandi batandukanye, Tukote n'abandi bubatse izina ryabo, ndetse n'abandi bakobwa bagiye bagaragara muri Miss Rwanda mu bihe bitandukanye. Linda wamenyekanye muri filime ya Linda na Zaba nabo bagaragara muri iyi filime. Rero ni filime ikunzwe cyane ku rwego rwa Afurika ndetse no mu mahanga hirya no hino ku isi. Ahantu hose hatuye umuntu ushaka kumva ikinyarwanda ni filime ureba ukongera ukareba, buri wese isohoka afite amatsiko y'uko iraza kuba imeze. Ku mwanya wa 4 tuhasanga filime yitwa Ibanga.
Ibanga ni filime y'umukobwa wazamutse mu myaka mike iciyeho muri Covid witwa Nyambo, akaba ari umukobwa ukomeje kuvugwa mu rukundo na Titi Brown, nubwo we abihakana avuga ko ari besto we. Abantu bakomeje kubyibazaho nimba besto yakitwara ndetse mukanasohokana ukuntu basohokana. Rero Nyambo ukunda gukina cyane ari kumwe na Yannick, ni umukobwa uri gusohora filime nziza cyane yitwa Ibanga, igaragaramo ibyamamare ndetse ifite n'amashusho meza buri wese areba akongera akareba. Ku mwanya wa gatatu tuhasanga filime yitwa Umuturanyi. Ni filime ikunzwe cyane mu Rwanda, imaze imyaka myinshi isohoka buri munsi, ni kabiri mu cyumweru. Ni filime ikunzwe mu Rwanda, ifite umwihariko w'uko iri filime y'uruhererekane itagirangira, dore ko nayo imaze imyaka myinshi isohoka buri cyumweru kandi abantu barayikunda ari benshi. Nawe twagushishikariza kujya kureba iyi filime. Ku mwanya wa kabiri urakeka ariyo filime ihari, dore ko mu Rwanda haba hari gusohoka filime nyinshi zitandukanye. Kugeza ubu filime dusanga ku mwanya wa kabiri batandukanye. Abahanzi bose bagenda bagaragara muri iyo filime. Rero ni umukire, ni uwakuye amafaranga menshi muri filime nyarwanda, ndetse kugeza uyu munsi aracyakina, aracyari mu bahanzi ba filime nyarwanda batarambirwa. Abantu bibaza ahantu akura content ze, kuko buri munsi ni nk'itegeko ko asohora video ze kandi ziba ari nziza, buri yose izitandukanye n'inde, dore ko biri hafi gushyikashyika muri video 1000 za filime. Rero ni filime abantu bibaza ahantu izarangira, episode hafi 1000 zimaze kugera, ajya asohora buri munsi kandi ubona ko agikomeje. Ufite amatsiko kuri filime ya mbere ikunzwe mu Rwanda kugeza uyu munsi? Filime ya mbere ikunzwe iri kurebwa kurusha nonese ni filime igaragaramo Mama Nick, dore ko yagize ikibazo cy'imvune, amaze igihe kinini cyane atayigaragaramo, ariko ni filime ikunzwe n'ubundi kuko igaragaramo abasitari batandukanye nka Nyambo, Yannick n'abandi batandukanye. Ni filime yitwa Nshuti Yannick, ni filime ikunzwe cyane, igaragaramo abantu batandukanye nk'aba Aisha n'abandi batandukanye bazwi cyane muri filime nyarwanda. Kugeza ubu ni filime ifite umwihariko wo kuba irebwa cyane buri cyumweru ndetse isohoka buri munsi. Hano mu Rwanda iracyayoboye urutonde rwa filime ziri kurebwa cyane kurusha abandi, ndetse iracyari ku mwanya wa mbere, dore ko ari filime isohoka ari ndende, kandi iyo igice cya mbere kigucitse uba wumva ubabaye, kuko kugira ngo uzongere ugifate biba bigoye. Ndagushimiye wowe wabanye natwe muri iki kiganiro. Hari ikindi kintu wifuza ko twagaruka mu kiganiro cyacu gitaha, komeza kubana natwe, duhe subscribe, share and comment, byose birihuta. Komeza ubane natwe, Imana ibahe amafaranga n'amahoro.